Ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho n'abantu bagiye batandukanye, umupadiri witwa Butoyi Paul wagize gutya avuye kuri aritari gusoma misa ndetse no kwigisha ivanjiri ntagatifu y'inkuru nziza ya Yezu Kristo, yaje kugira gutya rero atabwa muri yombi bijyanye ngo n'amagambo yari yakoresheje mu gihe yari arimo gusoma misa, bivuga ko hari amagambo yakoresheje adakwiriye, akaba ari nayo yatumye atabwa muri yombi kugira ngo abashe gukurikiranwa. Hanyuma murabizi ko mu Burundi habaye amatora, bamwe bakavuga ko yagenze neza, abandi bati ntiyagenze neza, ariko nk'uko umukuru w'igihugu yabitangaje yavuze ko mu by'ukuri amatora yagenze neza. Ariko uyu mupadiri mu byo yagarutseho mu ivanjiri yavuze ko mu by'ukuri abarundi bakwiriye kubana neza, bakirinda ikintu cyose cyabatandukanya, aho yakoresheje amagambo avuga ko ikintu cyose cyatandukanya abarundi kimeze nk'umwanda. Hanyuma rero avuga no kuri ayo matora yabaye, avuga ko mu by'ukuri hari ibitaragenze neza ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta, aho avuga ko mu by'ukuri habayeho kudahabwa agaciro ndetse no gutotezwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nicyo cyatumye rero uyu mupadiri aza gutabwa muri yombi, ibitarashimishije bamwe mu bakristo ba Kiliziya Gatolika ndetse na Kiliziya Gatolika muri rusange. Mu by'ukuri urumva ko ari ibintu bitoroshye habe na gatoya kubona padiri ava gusoma misa agahita atabwa muri yombi. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Ibihe byiza, reka mbashimire cyane kandi mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose hagiye hatandukanye, abari mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, abari burasirazuba, abari burengerazuba, mwebwe mudukurikiranye muri mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, reka mvuge ngo mwese mugubwe neza cyane kandi Imana ikomeze ibiteho mu byo mukora byose bya buri munsi. Mu kazi kanyu murimo mukora, Imana ikomeze ibateze imbere, kandi mboneyeho no kwihanganisha abadukurikiranye batameze neza, abagize ibyago, ababuze ababo bakabura inshuti cyangwa se abavandimwe, ababuze ababyeyi babo, abashonje, abadafite ibyo kurya, abadafite aho kuba, abashomeri, abantu barwaye n'abarwaje ndetse n'abafite ibindi bibazo bigiye bitandukanye duhura nabyo munsi y'ijuru. Reka mvuge ngo nimugire kwihangana kandi mukomere. Hanyuma kandi mwizere Imana ko ariyo mugenga wa byose. Birashoboka ko uyu mwanya wawe uri kurira, ariko ejo ukazaba uri kuririmba. Wirinde gutsindwa, wirinde ko Satani yagutwaza igitugu cyangwa se ngo akwishime hejuru, ahubwo ukomeze wihangane, utegereze Uwiteka wihanganye. Ndabizi neza ko ibintu byose bigeraho bikagenda neza cyane. Hari igihe rimwe na rimwe umuntu ahura n'ibibazo n'intambara mu buzima bwa buri munsi duhura nabwo, ariko rimwe na rimwe Satani akakwihebesha, akakwereka inzira zitari nziza unyuramo kugira ngo ubashe kubona ibyo ukeneye, ariko icyo gihe Satani abagushutse. Kandi buriya Satani uburyo ari umugome, aragushuka ugakora icyaha, yarangiza bagufata akakwihakana. Niyo mpamvu rero dukwiriye gutegereza Uwiteka twihanganye kandi dushikamye. Icyo nababwira cyo ni kimwe, nuko Imana itagitererana abantu bayo, izakugarukaho igufitiye imbabazi nyinshi. Reka nshimire buri muntu wese wafashe umwanya we agakora subscribe cyangwa sabone, biterwa n'ururimi ukoresha muri telefone yawe. Imana iguha umugisha. Wowe ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi ugakoresha internet yawe, mu by'ukuri ni iby'igiciro gikomeye. Ariko kandi nanone reka mvuge ngo wowe utarakora subscribe, reka ngusabe uyikore kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi ujye ubona notification z'ibiganiro tugenda dushyiraho umunsi ku munsi. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe, uyu mwanya nje kubagezaho inkuru imeze gutya. N'umupadiri mu by'ukuri watawe muri yombi kuri iki cyumweru, yari amaze gusoma misa hanyuma aza gutabwa muri yombi. Uyu mupadiri rero yatawe muri yombi nyuma y'uko avuye gusoma misa, ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2025.
ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho n'abantu benshi cyane batandukanye, cyane cyane abakristo ba Kiliziya Gatolika bavuga bati mu by'ukuri ibi bintu ntibisanzwe, nyine bijyanye n'amarangamutima yabo, ariko uko biri kose buriya ababa babikoze baba bafite impamvu yabyo, wenda hari n'ibyaha runaka ashinjwa, ariko biravugwa ko yari yasomye misa nyine nk'ibisanzwe abwira abantu iby'ijambo ry'Imana, ariko aza no kuvugamo ibintu bijyanye na politike, biza gutuma rero aza gufatwa kugira ngo ajye gusobanura ibyo yavuze. Uyu ni umupadiri rero witwa Butoyi Paul, wari uyoboye paruwase yitwa Mutumba, ni muri diyoseze ya Bujumbura. Ibi byabereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Bujumbura, cya Burundi. Ibi rero byabereye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, niho uyu mupadiri witwa Butoyi Paul wari uyoboye paruwase ya Mutumba cyangwa se uyiyoboye yaje gutabwa muri yombi. Yavuye rero kuri aritari nk'ibisanzwe gusoma misa, arangije aza gutabwa muri yombi. Hanyuma ibyo yari yavuze mu by'ukuri yari yigishije nyine ivanjiri ntagatifu nk'ibisanzwe, avuga iby'ijambo ry'Imana bijyanye n'ivanjiri nyine yari yasomwe uwo munsi. Ariko ngira ngo nk'uko abantu benshi cyane babizi, murabizi ko mu Burundi habaye amatora, hanyuma rero aza kugaruka ku bijyanye n'amatora yabaye mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko abantu bagiye bagenda babikurikirana, hari amakuru yagiye agenda atambutswa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Bamwe bavuga bati amatora ntabwo yagenze neza, ariko nyakubahwa perezida w'u Burundi ubwe yavuze ko amatora yabaye neza kandi akajya cyangwa se agaca mu mucyo nk'uko umuyobozi nyine w'igihugu yabitangaje. Ariko hakaba bamwe mu banyagihugu bavuga ko mu by'ukuri ibintu bitagenze neza mu matora. Hanyuma rero uyu mupadiri yaje kubigarukaho, aho yavuze ku bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuze ko mu by'ukuri amatora atagenze neza. Uyu mupadiri rero yaje kubigarukaho avuga ko mu by'ukuri abantu bakwiriye kugira ubumwe, bakunga ubumwe ndetse bagasenyera umugozi umwe kugira ngo bubake igihugu. Rero yabaye nk'ubigarukaho, ndetse hari n'amagambo ngo yakoresheje bigaragara ko ngo yari amagambo akomeye mu by'ukuri, byaje gutuma rero atabwa muri yombi kugira ngo abashe gukurikiranwa ndetse no gutanga ibisobanuro ku magambo yatangaje. Ahanini yavugaga ko mu by'ukuri abantu bakwiriye kubana neza, ariko icyo yagarukagaho cyane ni ku bajyanye na bamwe mu batavuga rumwe na leta, bivuga ko batahawe agaciro ndetse mu by'ukuri batahawe agaciro muri aya matora, bivuga ko habayeho gukandamizwa. Urumva ko ari ibintu bigenda bigorana cyane, ibintu bitoroshye. Rero uyu mupadiri rero yaje kugira gutya atabwa muri yombi. Amwe mu magambo yakoresheje, yavuze ko abarundi bakwiriye kubana neza ndetse bakabana mu bumwe bw'abana b'Imana, ndetse aza no kugaruka ku magambo yakoresheje avuga ati ibintu bitanya abarundi byose ni bibi, ngo byaba ari umwanda. Mu mvugo ikomeye cyane yakoresheje ntashaka kugarukaho, ariko yavuze ko ibyatanya abarundi byose byaba ari umwanda. Muri iyo mvugo, reka mbikoreshe muri iyo mvugo imeze gutya, ariko bivuga ko hari ijambo rikomeye nyine yakoresheje ry'umwanda, awuvuga mu buryo bweruye. Hanyuma rero avuga ko mu by'ukuri ikindi kintu kitagenze neza nyine ni itotezwa ryabaye ku bamwe mu batavuga rumwe na leta. Mu by'ukuri rero n'ayo magambo uyu mupadiri witwa Paul yakoresheje bikaza gutuma rero atabwa muri yombi kugira ngo abashe gusobanura iby'ayo magambo yavuze. Mu by'ukuri rero urabona ko ari ibintu bitoroshye, ni ibintu rero abantu bari kugenda batangaho ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye, cyane cyane abakristo ba Kiliziya Gatolika bagenda bavuga bati mu by'ukuri ibintu ntago byoroshye,
habe n'aka na gatoya. Urumva ko rero abantu bakwiriye kurushaho kugenda bitwararika mu by'ukuri. Burya niba ugiye gusoma ivanjiri, ugiye kwigisha ijambo ry'Imana, nyine isomera ijambo ry'Imana, hanyuma ibindi ubiharire ba nyirabyo, kuko umuntu wese aba afite icyo yahamagariwe gukora. Ijambo ry'Imana burya umaze kurisoma ukarisobanura, burya ubutumwa bwawe uba butambukije kandi ibintu byose bikagenda neza cyane. Reka mbashimire rero, mbifurize kugubwa neza kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Murakoze cyane. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.